Okay, reka nongere mbifurize kugubwa neza mwe mwese mukundi biganiro nyira kuri Rwanda Sport Channel. Ndizera ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse n'abari mu bindi bihugu byo ku mugabane wa Afrika, abari ku mugabane wa Burayi, Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse n'umugabane wa Oceania. Mwese rero mwamaze gukora subscribe ni iby'igiciro kandi ndabakunda cyane. Nanjye niyo mpamvu ntasinzira, ntaryama, ntaruhuka, ngomba gukora ku buryo bushoboka bwose amakuru y'imikino akabageraho. Nubwo naba ndi mu burwayi nk'uko ijwi ritameze neza kubera ka gripe, ariko nyine ntibikuraho ko tugomba kuganira. Ubwo rero igisigaye nuko mwebwe tubana kuri Rwanda Sport Channel mwamaze gukora subscribe, nyine inkuru muzisharinga, mugakora like ndetse n'ibitekerezo byanyu nabyo nkabibona. Abatarakora subscribe namwe nkabakangura mvuga ni mukubite mubangura namwe ibyiza bibagereho, tujye twibanira mwakanze kuri ako kazogera, hanyuma mukajya mumenya byinshi bijya mbere mu makuru y'imikino, mukayasharinga, mukashyiraho n'ibitekerezo, ari nako munakora like. Muri aka kanya rero nubundi ibiri kuvugwa muri iyi minsi byinshi biraganisha kuri Rayon Sport. Rayon Sport ifite amakuru menshi muri iyi minsi, ameza n'amabi birumvikana, byose birajyana, ndetse wagira ngo mbabarire amakipe yacu wagira ngo arasimburana. Mu minsi yashize APR niyo yari ifite amakuru menshi, amabi, ameza, critique, byose byari biyiriho. Navuga ngo muri iyi minsi rero Rayon Sport nko muri ibi byumweru bibiri bishize cyangwa se iki cyumweru cyose niyo iranzwe n'amakuru anyuranye, amenshi akaba ari ataho mu byo kuruvuze ko atari meza, ntabwo waba wibeshye. Ubu kugira ngo Rayon Sport yongere imere nk'ihumetseho gakeya, amakuru yayo yongere kujya ku murongo, niba ariko nabyita bya bindi mushaka kumva byiza, nuko icyambere igomba gutsinda Rutsiro. Ariko mu by'iwacu ko nabibonye, ubwo ngo kugira ngo bariyo bishime cyane cyangwa se n'amakuru abanogere, nuko ubwo icyo gihe yaba yatsinze Rutsiro, APR igatsindwa na Mukura. Ubwo rero yabaruye baruhuka, nuko nguko umupira w'inyarugenge wubakitse, nta muntu ukireba ibye, ahubwo areba iby'abandi, cyane cyane mu ruhande rubi. Ubwo rero munyemerere abakunzi ba Rayon Sport muze tuganire ku makuru ari kuvuga mu ikipe yanyu, mpereye ku gikorwa cyo guhemba umukinnyi w'ukwezi cyaraye kibaye hariya mu Nzove, kikabera kuri Skol. Umukinnyi rero wahize abandi akaba ari mu bagabo, akaba ari Tambwe Magloire, witwaye neza muri Rayon Sport, haba mu mikino ya Confederation Cup, ndakeka ubwo ni igihembo cy'ukwezi kwa 8 cy'ukwezi kwa 9, haba ku mikino ya Singida Black Stars ibiri, ndetse yewe n'imikino ibiri ya shampiyona iheruka. Uyu Tambwe Gloire akaba ari wo wahawe igihembo, ndetse yewe nkaba ntekereza ko nta n'umuntu wigeze aburana. Mu bakobwa ho gihabwa uwitwa Gikundiro Scholastic, uyu nawe yitwaye neza mu mikino ya Sekafa y'abagore yaberaga muri Kenya, ndatekereza ko ari cyo bahembewe. Ubundi iki gikorwa ni cyiza rwose kuko kimotiva abakinnyi, ariko mpora nibaza kuko ubuse mu kwezi kwa 8 cyarabayira, sinibuka neza, ariko iki gikorwa nacyo kiba rimwe na rimwe. Uyu munsi ujya kumva cyabaye, ubundi nticyabaye, uyu munsi cyabaye, ukwezi nticyabaye. Mu by'ukuri ukavuga uti cyakabaye, niba ari igikorwa cyakabaye ari igikorwa gihoraho. Nko mu kwezi kwa 8 twavugaga uwitwa Asumani yakabaye nawe yaragihawe, kuko nawe yagize gute, yatsinze, yarigaragaje. Ubwo nyine sinzi uko ubwo baba babitekereje, ariko ari igikorwa cyagakwiye kuba kibaho buri kwezi, nk'uko bigenda i Burayi, bikanatuma n'abakinnyi bagira iyo motivation. Ariko ubundi ni igikorwa cyiza cyakabaye kiba no mu makipe yose, buri kipe ikaba ivuga iti nubwo tudafite n'umufatanya w'ibikorwa, ariko turafata amafaranga make, ibihumbi 50 n'urugero, tujye duhemba umukinnyi w'ukwezi, yaba ari butorwe na bagenzi be, yaba ari butorwe n'abafana, ariko buri kwezi icyo gikorwa kikaba. Sinzi impamvu abantu ntabwo batekereza utuntu twa innovation,
ariko ako ni akantu koroshye cyane. Umukinnyi niyo bamutora bakamuha 50,000 ntekereza ko byaba ari ibintu byiza cyane. Kandi nubwo wenda nkanga giterwa inkunga na Skol, n'ikipe ubwayo yakikorera. Ndavuga izi kipe zindi, n'ikipe ubwayo yakikorera. Abafana se niba ari iyo Kiyovu, niba ari iyo Mukura, kubona 50,000 byo guha umukinnyi witwaye neza buri kwezi mu kwezi byananirana. Yewe mvuze na bikeye n'100 byashoboka. Bihi bya mbere biterwa na organisation, biterwa n'imyumvire. Iki ni ikintu cyakabaye kibaho, kikaba nk'umuco muri buri kipe, ku buryo abakinnyi bo bwabo bazajya bavuga bati igihembo cy'uku kwezi ndagihatanira, igihembo cy'uku kwezi ndashyiramo imbaraga bari ngikegukana, igihembo cy'uku kwezi ndashyiramo imbaraga bari ngiye gukegukana. Ndetse yewe n'imikino, uretse n'imikino ya competition, bikaba ngombwa kubera ko mu Rwanda hari igihe wenda nk'uko shampiyona ihagarara ikamara nk'ibyumweru 2 badakina, guhitamo uko kwezi bigasa naho bigoranye, mukiyaranja mugakina n'imikino y'igicuti mpaka mubonye umukinnyi w'ukwezi, ku buryo bihoraho, bikaba ari ibintu bituma competition iboneka mu bakinnyi. Ariko yari ibintu bibaye uko kwa 9 birabaye, ubu nk'ibi bya Rayon Sport ushobora kuzajya kubona ukabona byongeye mu kwa 12, ukavuga se ukwa 10, ukwa 11 byari byagiye he? Abantu bageraho ndetse bakibagirwa ko igikorwa cyo guhemba umukinnyi kibaho, bitewe nuko rimwe kiraba ubundi kigatsubikwa, ubundi kikaba ubundi kikareka. Ni ibintu bitari regulier, ariko byakabaye byiza biba mu buryo buhoraho kandi buhozaho, ku buryo abakinnyi buri kwezi babazi ko icyo gihembo kizahatanirwa. Icyo rero ni igikorwa kimwe cyaraye kibaye. Indi nkuru nziza nigeze kwikomozaho, ubwo ndacyari muri Rayon Sport, ni uwitwa Asumani Ndikumana. Nababwiraga ko ngo byagaragaye ko mu buvuzi yakorewe ngo ashobora kubagira gute kuba yagaruka mu kibuga mbere y'igihe cyatekerezwaga. Uyu mugabo murabyibuka ko yavunitse ukuboko mu mukino wakinaga ari ikipe ya Singida, umukino ubanza wa CAF Confederation Cup, akaba yaraje kubagwa. Nyuma rero y'iminsi 25 uyu mukinnyi abazwe, akaba yatangiye imyitozo mike ku giti cye. Muramubona rwose Asumani Ndikumana akaba yagize gute yatangiye imyitozo ku giti cye. Mu by'ukuri bikaba byaba bitanga icyizere cy'uko nibuze mu kwa 12 ashobora kuba yagaruka mu kibuga. Ni Rayon Sport yagize ikibazo gikomeye cyane cya ba rutahizamu, nubwo no mu yindi myanya hajegajega, ariko burya icyuho kiraboneka cyane iyo nta muntu uri gutsinda igitego, cyangwa se yo gutsinda igitego bigoranye. Nibwo icyuho cy'ikipe mubona ko mu by'ukuri inegekaye. Hari igihe no muri defense kiba kirimo, ariko wenda mwatsindwa ibitego 3-2 cyangwa se 3-1 cyangwa 2-1, icyuho cyo muri defense ntikigaragare no muri mediane. Ariko iyo ikipe itari kwinjiza igitego, automatically icyuho cya rutahizamu gihita kigaragara. Nyuma yuko babuze Folnganye, twaragiye tubigarukaho, uwitwa Abedi Bigirimana yaraje, Abedi Biramahire yaraje biragerageza muri sezishize, agenda atsinda ibitego binyuranye birafasha, bimera nkaho rwose Folnganye icyuho cye gisa naho kizibwemo gakeya. Ariko kubera ko yagombaga kumara igihe kinini, sezo yagombaga gutangira Rayon Sport ifite rutahizamu ufatika. Mwese murabyibuka ko bagiye bazana abo ba Bingi Bero, ariko bikaza kugaragara ko ari abantu nta kigenda, ndetse bakanatandukana, biza kugaragara bagura Habiri nawe biranga. Bagira amahirwe ku munota wa nyuma babona Asumani Ndikumana. Asumani Ndikumana araza arakina, bigaragara ko mu by'ukuri agasukari karimo cyangwa se karimo. Ariko kuri byago nyine Rayon Sport uyu mukinnyi aravunika. Ubwo bivuze ko Rayon Sport yari isigaye amaramasa nta rutahizamu ufatika ifite. Kandi nanone na Folnganye nkuko twabivuze nawe mu kwa 11 nibuze ntashobora kuba yagaruka mu kibuga. Ubwo rero Rayon Sport nubwo tuvuga ngo niki ariko yagize ibyago byo kurabo ba rutahizamu, bituma umusaruro wayo ukomeza kuba nyene noneho biri munsi y'ibyo abantu batekereza. Ubwo rero reka turebe ko bakira, ariko burya ibyo ntubibwira abafana y'ikipe itari gutsinda kwatsaho umuriro. Barakubwira bati wakabaye waraguze undi rutahizamu, wakabaye waraguze ba rutahizamu barenze uwo turi kubona. Bati rero turabikubaraho. Ubu Rayon Sport ku munsi kuri uyu wa gatandatu niramuka itakaje imbere ya Rutsiro,
abafana ntabwo uri bubabwire ngo turabura rutahizamu uyu n'uyu n'uyu, turabura n'uyu n'uyu. Bo baravuga bati kora ibishoboka byose, ntabwo ari twe twakubwiye ngo ugure nabi. Twazanye amafaranga kugira ngo turebe Rutsiro, turebe Rayon Sport itsinda Rutsiro. Ni wowe utuyobora, ni wowe udukuriye, ni wowe utureberera. Ni gute waguze abakinnyi bake cyangwa se badashoboye kugira ngo mu by'ukuri ikipe ibe yatsinda mu gihe yabuze umukinnyi umwe cyangwa se babiri? Bati kandi uretse na rutahizamu n'abo bawinga bashobora gutsinda. Kuki waguze abawinga ba nta kigenda? Ibyo barabikubaza rwose, babikugerekaho. Abafana uko byagenda kose, wabyanga wabyemera, bagomba gushaka uwo begekaho ibibazo byagaragaye mu ikipe. Ubwo rero Tadeyo nta wundi biri bubazwe niwe. Noneho akagira n'ibyago, aba batangiranye mu buyobozi bakaba bamwigarama bavuga bati ibi bintu byose niwe wabikoze, ndetse nibatinya niyo baba baragize uruhare mu kuzana abakinnyi bamwe na bamwe bahita babyegeka ku mutoza. Aba ba bodi niyo ntacyo baba baratanze kugira ngo ikipe igure abakinnyi, barabikwegekaho bavuga bati ni wowe watubujije, ni wowe wadukumiriye. Kandi twese turabizi ko Rayon Sport yatangiye itangira nabi, ndetse yewe n'umwaka ushize murabyibuka, nubwo bo bose nyine babiteragana bajya kongeramo amaraso mashya. Nzajya mbibibutsa, ni Rayon Sport uruhande rwa Muvunyi rwongeyemo Aduraye Jaro, bigizwemo uruhare na Muvunyi, ndetse ubu Aduraye Jaro ari kurega Rayon, nawe hari amafaranga agomba kwishyurwa. Hanyuma hakaza abagacinya bazanye Suleiman Dafe nawe mwaramubonye ko yavunikaga mu gitondo na nimugoroba, yari nuwa nta kigenda. Izo ngizo ni sheke za bagacinya. Hakaza Tadeyo nawe wari wazanye Asanana nawe byagaragaye wari wemeje gushyirishamo Asanana nawe byagaragaye ko ari uwa nta kigenda. Ubwo rero bose here kuzagira, narabibabwiye, here kuzagira ubeshya ngo yakoze iki cyiza, ngo ndakora kiriya ngo kibi, ngo uyu ngo we yari yakoze ibyiza. Oya, duhera muri uko kwiyubaka ko muri sezo yashize, muri faze ruturu, uburyo kimwongera imbaraga mu ikipe, ahubwo mwagabanyije imbaraga mu ikipe aho kuzongeramo. Byakabaye rero byarababereye isomo, mukavuga muti dore tuguze nabi muri faze ruturu, tuzana abakinnyi batari bugire icyo bamarira ikipe, batari bwongeremo imbaraga. Reka noneho muri sezi igiye gukurikiraho twisubireho turokirite neza. Ariko n'ubundi mwatangiye mucagagurana. Uwo Muvunyi yihengekanye ba runaka ngo bagura abakinnyi, ngo ba Joseph Saki, nabo ukabona n'abandi bakinnyi batandukanye bari bashyize ahagaragara, nabo ugasanga nta kigenda. Hakaza abo ba Hussein Bubuni bari bipanze hamwe n'umutoza, nabo ngo bateganyaga kugura abakinnyi. Abo baguze bamwe na bamwe twarababonye, barimo abo ba Mohamed Sheri n'ababo, ba Kuyate n'ababo. Urwo narwo n'uruhande rutigeze rugira icyo rumarira Rayon Sport. Hakaza uruhande rwa Tadeyo, narwo nk'umuyobozi bamuhangika abitwa ba Musore Prince, abo mwarababonye. Urwo n'uruhande rwa Tadeyo, narwo rudakwiriye kujya kwikina ngo ruvuge ngo twe twakoze ibyiza. Urumva ibyo rero byose bigaragara ko mu by'ukuri Rayon Sport yagize management mbi, kandi itari management ya Tadeyo gusa, management mbi ya board ya Muvunyi, management mbi y'abandi bantu bose bari bafite aho bahuriye no kuvuga rikijyana muri Rayon Sport. Bose bajagaraje Rayon Sport, ntibagira icyo bayimarira. Ntawe ukwiriye kuvuga ngo, ahubwo bose mu nteko rusange icyitwa umuyobozi wa Rayon Sport cyose akwiriye kugawa, akagawa n'inteko rusange. Yaba komite nyobozi ya Tadeyo nabo bayoborana ikagawa, yaba komite ya board iyobowe na Muvunyi ikagawa n'inteko rusange. Hanyuma nabo, cyangwa se mbere yo kugawa nabo bakabanza, aho kugira ngo batangire bitane ba mwana, Tadeyo agasaba imbabazi abakunzi ba Rayon Sport, Prosper agasaba imbabazi abakunzi ba Rayon Sport, Gacinya agasaba imbabazi abakunzi ba Rayon Sport, Muvunyi agasaba imbabazi Rayon Sport, Rwagacondo agasaba imbabazi Rayon Sport, Murenzi, abitwa ko bose bavuga bikijyana
batigeze batanga umurongo muzima Rayon Sport yagombaga kugenderaho, haba mu kugura abakinnyi ndetse no kubaka ikipe muri rusange. Bagahora mu dutsiko, buri wese yubaka ibye n'undi yubaka ibye, bitagize icyo bimarira Rayon Sport. Mwese mukwiriye kwicara mugasaba imbabazi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, abafana b'ikipe ya Rayon Sport, inteko rusange ya Rayon Sport, umuryango wa Rayon Sport, mukavuga ko mu by'ukuri mwatsinzwe, ibyo mwari mwasezeranyije abareyo muza ku ngoma mutigeze mugira gute, mutigeze mubigeraho, kuko mwahugiye mu kujagarara ndetse no kurema amatsinda. Sinzi niba ari ababashutse, yaba Muvunyi akaba afite bamushutse, cyangwa se abagiye bamuba hafi bakamwereka inzira itaboneye, abandi bakaba hafi ya Tadeyo nabo bakamwereka inzira itaboneye, abandi bakaba hafi ya Prosperi nabo bakamwereka inzira itaboneye, bigatuma umurongo Rayon Sport mwagombaga kuyigezaho, cyangwa se mwari mukwiriye kuyigezaho mutawigezaho. Ibyo rero byakabaye byiza rwose mwicara mukisuzuma mukareba niba koko hatarimo agatotsi muri mwebwe. Ibyo nibyo navuga muri aka kanya. Ubwo na Tadeyo nyine, kuko birumvikana nk'umuyobozi birasa naho muri iyi minsi ari wowe uyifite, ubwo nawe niba yifite amenye kuko byagenda kose abafana icyo bamutegerejeho ni ugutsinda. Nta kindi abafana bapfana n'ubuyobozi bwagiyeho, nta kindi abafana bapfana n'ubuyobozi bwagiyeho, nuko ubuyobozi bwagiyeho bukora ibishoboka byose bugashaka intsinzi ku ikipe yabo. Ariko burya si n'abafana gusa, abantu tujye dusesengura, nta n'ikindi abaturage bapfana n'umuyobozi batoye, nuko ashyira mu bikorwa, ashaka ingamba zose zishoboka kugira ngo abo yatoye abateze imbere, abahindurira ubuzima. No mu mupira rero nuko icyo abafana bapfana n'umuyobozi wagiyeho, nuko ashaka intsinzi, ibyishimo abafana bakabibona, nabo bagatanga amafaranga. Ubwo rero ibyo bya Rayon Sport, iby'umutoza uri kuvugwa turaza kubigarukaho, dore ko ku munsi w'ejo yagombaga gusinya. Hari ibyo ndi gutohoza, ariko nimureba nabi araba ari umutoza utoza hano mu Rwanda n'ubundi. Bari gutinya kumuvuga kugira ngo abantu batabamagirira, ariko araba ari umutoza n'ubundi wanyuze muri Rayon Sport kandi uri gutoza hano mu Rwanda. Amakuru nyamara niko ari kugenda nsumira nshyira, arambwira ko ari umutoza uri gutoza hano mu Rwanda, ufite ikipe ari gutoza, bakaba yaranyuze no muri Rayon Sport. Uyu nguyu ngo niwe bashobora kuba bari gutekereza kugira ngo barebe ko yajya muri Rayon Sport. Ese nibyo biraba cyangwa hari ibindi ko dutegereza tugaheba, cyane cyane ko bavuga ko umutoza agomba kurara amenyekanye. Ubwo iyi dosiye yo ndaza kuyicarira mu bihe biri imbere. Hanyuma ubwo shampiyona yo irakomeza nyine, birumvikana. Gorira yakira Gicumbi kuri uyu wa gatanu, hanyuma uyu wa gatandatu ikipe ya Bugesera yakira Gasogi. Nkubwira ko kandi ikipe ya Muhanga yakira ikipe ya Etincelle, niwo umukino nawo utegerejwe. AS Kigali yakira Marine kuri uyu wa gatandatu nyine saa 9, isaa 12 n'igice Rayon Sport yakira Rutsiro. Hanyuma kuri iki cyumweru ikipe ya Police Football Club ya mbere, amakuru nayo yatangiye gucicikana. Iyi dosiye nayo ngomba kuyigaho. Polisi ngushobora kuba iri gushakirwa igikombe kimwe, se ni ikihe, bizagenda bite? Iyi dosiye nayo ndaza kuyica cyangwa nyisesengure nyikurikirane uko binogeje. Polisi n'amagaju, ariko uburyo kibiri kuvugwa byaba biteye isoni, byaba biteye isoni rwose. Hanyuma ikipe ya APR ikazahura na Mukura Victory Sport El Waziri, ni nako kandi kuwa mbere ikipe ya Kiyovu Sport izakira n'ikipe yande ya Musanze. Murakoze cyane, mukomeze mubane nanjye kuri Ronda Sport Channel. Bye bye.